Guys, muraho neza muri kumbona maze iminsi ibiri na-uploadinze video kuri TikTok ndi kubabwira uburyo twafashanya tukazamura aba followers kugira ngo account zacu zikomeze zitere imbere. Ariko ikintu cyambabaje yarebwe n'abantu batanu muri izo minsi ibiri nababwiye. Ni ibintu byambabaje cyane, ariko n'ubundi ngewe ntabwo ncika intege ku murimo wari wo wose nzi ko wanteza imbere. Ngiye kongera mbabwire uburyo twafashanya. Mbere na mbere sinda kubwira ngo following, kugira iyi video igera ahantu henshi hashoboka, manzu uyisharing byibura abantu 20 cyangwa se abantu ushaka nawe ushaka washiraho n'ijana cyangwa se ugasharing umuntu umwe bitewe n'uburyo ushaka ko tuzamurana. Ikindi kintu nagufasha, nanone sinkubwiye ngo wimfollowing following, I mean nizo nari nshatse kuvuga. Ndashaka kuvuga ngo jya muri comment wandikemo ijambo ngo dufashanye. Numara kwandikamo iryo jambo utegereze igihe iyi video itari yarebwa n'abantu benshi cyane, wongere utegereze uzasubire kuri account yanjye kuri Niyodusenga Cedric. Nurangiza urebe abantu bose banditse ijambo ngo dufashanye, ubwo tuzaba twabaye inshuti. Bose ugenda ukora ku dufoto twabo, ukora kuri flow. Nawe nimba uzi yuko wanditsemo iryo jambo ukabona umuntu waryanditse aragufollowinze, yakoze ku gafoto kawe aragufollowinze, mbabarira nawe umufollowing back. Nanjye uraza kubinkorera gutyo, nanjye ndaza kubimukorera. Mumbabarire dufashanye. Kandi nimba ino video nkoze igushimishije, kora ako gatima. Ibindi uri bukore ni wowe ubikore nyine ubishaka, ariko byaba byiza dufashanyije guys. Ariko kandi kantu nagusaba, mbabarira please, ndagusabye jya kuri YouTube channel yanjye urebe channel yitwa Binyoni TV, ukore subscribe na like. Umbabarire byibura ufate video yanjye imwe yushaka uyisharinga abantu 10. Ubundi umamagane, dore ngizi nomero zanjye hano hejuru. Numara kumpamagara turahita tuvugana. Ubundi nimbibona wakoze screenshot ndakugurira amayinite ya DS.